nageze mu rugo nsanga batetse amashu n'umuceri none amashu narayumva gukuna humura nkumva n'inyama ubwo mu rugo bose barabizi ngo nabikabije nagiye gusenga ngabasengesha iminsi 2 nzayavamo kandi nikundira no kurya ayidawe ndangije rero ya mashu ndayitegereza ahita mbabwira ngo muzi ukuntu bimeze ndarya gahunda yo koga yahise imvamo rangije birangira amashu mbabwiye ngo ndarya bahita bambwira ngo amasengesho murayasoje se noneho twese kuko nta muntu wari uzi kuririmba uri kubyumva kandi kuririmba iyo muri kumwe bikurura umwanya duhita dufata gahunda yo kuzana radiyo radiyo tuyishyiramo wa Patrick habaga internet agashyiramo igisirimbo ngo tukabyina igisirimbo dusenze umunsi wa mbere ucya mu gitondo inzara yenda guhitana abantu kubera gusirimba noneho Patrick ahita atangira yaravuga ngo nibacumbe gucumba no guteka kawunga nyine gusuka ngo nibacumbe ndabaza Patrick amasengesho bimeze bite oya ngo nago twoma twasirimba kuranga Imana yo mo yatwihorera aratubwira ngo ngewe ubu ngubu ngo narangije no kwizera byarangiye tusangiye Rutayisire na ba Paul kitwaza nibo babisobanukiwe cyane rero ikintu nanjye kukubwira ikintu cyatumye hagenda habaho amadini menshi no kubera icyambere guhishurirwa ikindi cya kabiri kutuzuzanya uri kubyumva tukabana rakeka Katolika niyo yatangiye Maruteri nawe avamo abona hari ibintu bidasobanutse nawe aragenda kwa kundi bagiye naho hahita havamo abandi babiza abaporoso bari mu buryo bubiri uri kubyumva kubera imyemeranye za ADPR nazo zigenda zivamo zigenda zivukamo abadive babirebye aravuga abantu batubahiriza isabato kandi Bibiliya ivuga nabo baba bavuyemo bamwe baba bagoroza abandi baba baki nabo bagezemo ubwabo havamo abandi umuyohova byitegereje bavuga abantu batavuga isi nshya ubundi bimeze bite nawe aba acomotsemo noneho muri no minsi ikindi kintu cyari kiri gucomokamo cyane ni ikindi kintu bitaga wari hano nibemerera Imana kivuga amahoro mwese mudukurikiye kuri Isange TV mira kuri kamera imbere yacu hari umutumirwa utari umushyitsi SHARIf suza abantu ndabasuje abakunzi ba Isange TV nabashimira ko mwongeye mukantumira nk'abana namwe laki abantu bazi ko muri umuntu usetsa cyane akiza gusetsa so nakubwira ngo ndasetsa ahubwo nge nkunda guseka buriya nibyo mushobora ari n'ukuntu umuntu ashobora kuvuga ikintu jewe nkacyumva muri context nyishaka ukabona ndasetse buryo ushobora no kumbira ikintu wowe utari kucyumva ariko nge nkumva kirasekeje wenda ugasanga nsetse n'ikintu wowe utashakaga ko nseka rero n'indi magambo nkunda no kwishima urumva birakenda kwishima se uzishimira heko iyi si ibabaza abantu mwa Zarake reka nkubwire kwishima ni byiza no kubabara nabyo
ni bibi bitewe n'igihe birimo. Yego. Ariko nyine uri umuntu mu buzima habamo kuzamuka no kumanuka. Nshatse kuvuga ngo habamo kwishima hakabamo no kubabara. Rero nta muntu wese udakunda ibyishimo pe. Umwanya wishimye uze kuba uri ahantu wumva hagushimishije, uri mu mwanya wumva ushaka, uri mu nyine ikintu wumvaga wifuza muri uwo mwanya, ukumva birakushimishije bigukoze ku mutima. Ariko umuntu ntabwo aragushimisha ngo urire. Ngo ndire? Oya ahubwo ngiye iyo nsetse ndarira. Iyo nsetse cyane ndarira. Ako za emotion zivuga ngo urishimira urarize. Ntabwo zijya zimfata. Cyangewe nanjye numvaga bitamfata, ariko rimwe byigeze kumfata nayo ari igihe bisa. Hari habaye iki? Nyine hari kuri anniversaire yanjye. Hari kuri anniversaire yanjye, ubuse bamwita Honore, ni inshuti yanjye nkunda kumwita Bishop Honore. Noneho ntago twari turi mu Rwanda nyine njye nawe. Arangije kuri anniversaire yanjye barayimfetera. Arangije ambwira amagambo nanjye ankora ku mutima ndarira, nibuka ibintu byose yankoreye. Oya arakireka nkubwire sibyo se? Buriya tugira inshuti nyinshi sibyo? Njyewe nkubwije ukuri ibikoresho niganye mu wa 6 segonderi nongo Honore wabinguriye. Noneho no kuri anniversaire nyine avuga uburyo turi inshuti, njyewe birazamuka birandenga. Man ndarira, nibwo bwa mbere narize. Nta kindi kintu cyandije nyine numvishe byongeye bingizemo emotion nyinshi cyane. Kandi nanjye nari meze nkawe mvuga ngo nta kintu ngo umuntu ngo yankorera ngo ndire, nyine ndizwa n'ibyishimo. Ariko narabibonye sha bitewe n'ibintu yankoreye. Ndanamushimiye pe, ndamushimiye mu bantu nkunda bamo. Aho ari yubahwe pe. Okay, Sharif. Buriya rero kuganira nawe biba bisekeje, hari ukuntu ubu ngubu uyu ni umwanya wo kwisekereza abantu wo kubaha amakuru. Urumva Shari, hari akantu kari kakubaho urugero wenda reka nguhe nk'urugero. Yego. Ujya wiyiriza ubusa? Wiyiriza ubusa ndabikora. Ni nk'uduki utuntu dusekeje tukubaho iyo wiyirije ubusa? Oya navuga wenda mbere nyibitangira no story yaransekeje. Buriya gusenga wiyirije ubusa sinkubeshyera ke birakomera kwanga kurya ibiryo wabirebaga. Noneho hari ukuntu mbere napangaga nkavuga ngo nziyirize ejo, noneho mu gitondo ukabyukana inzara itarigeze ibaho. Ukabyukana inzara itarigeze ibaho, uri kubyumva? Ukayibyukana avuga mbega inzara we. Yego. Rimwe na rimwe nkahita nirira. Navuga amasengesho nzongera nyakora undi munsi w'ejo. Noneho waba udafite gahunda yo kubyuka usenga, nukuri ukabyuka wumva n'ibiryo utanabishaka. Noneho ikintu kigeze kumbaho niyirije ubusa. Twari turi mu masengesho y'urubyiruko mu rusengero. Noneho twari twiyirije ubusa ari ay'iminsi 2. Umunsi wa mbere turawukora, buracya ari umunsi wa kabiri turi buze kuwusoza. Ndavuga rero kuko n'ubundi mu rugo ari urusengero ruri ruguru, reka nizamukire njye mu rugo kwiyogera. Byageze nka 8. Nakubeshye nageze mu rugo nsanga batetse amashu n'umuceri. None amashu narayumva ukuntu ahumura, nkumva n'inyama. Ubwo mu rugo bose barabizi ngo nabikabije nagiye gusenga ngo amasengesho y'iminsi 2 nzayavamo. Kandi nikundira no kurya ayidawe. Ndangije rero ya mashu ndayitegereza, ahita mbabwira ngo muzi ukuntu bimeze se. ndarya
ndayitegereza. Gahunda yo koga yahise imvamo rangije birangira amashumba abwiye ngo ndarya bahita bambwira ngo amasengesho murayasoje se ndababwira ngo ngiye nsoreje aha ngaha uriko baranseka Baraguseka ariko urangura nari. cyane arabiriye pe noneho maze kubirya bita nicuza uburyo nari nakoze umwanya munini umutoyo usigaye ukananira haburaga nk'amasaha 3 buri ibintu byo gusenga rake birakomera ahubwo buriya abamama nibo banyumiza ababyeyi bajya mu masengesho hari abo nzi ngo bajyamo bagatekera n'abagabo babo ariko abantu nzi b'igitsina gabo babishobora ni bake no unyibukije uvuze ku bintu by'amasengesho unyibutsa ndi twakoze twarayakoze urumva turayakora njye n'uwo Honore n'undi bita Patrick uri kubyumva abo bantu uri kuvuga amazina nyine y'abasore ntacyo vuga ni umunsi baje uri kubyumva kwihaniza ikazi kawe. Ya izo ni inshuti zanjye kandi uvuze Patrick uvuze ba Patrick benshi noneho turavuga ngo tugiye gukora amasengesho y'icyumweru tujya ahantu kwa pasiteri aho pasiteri ndamukunda cyane icyumweru mutarya mutanywa se waretse nkakubwira uburyo ayo masengesho yarangiye uwo mupasiteri bamwita Pastor Steven ni umukozi w'Imana ndamukunda cyane ndamukunda cyane kuko nawe ari mu bantu badutoje gusenga amasengesho ya nijoro adukundisha no gusenga cyane noneho ayo masengesho rero y'icyumweru tuba turayatangiye noneho ikintu iyo twasengeraga kuri uwo mupasiteri atitaye ngo nuba mu idini rye ni ukuri yari afite icyumba cy'amasengesho iyo wumva gusoje amasengesho wari umeze nk'umwana mu rugo ukahita ubwira umukozi bakagutekera wavaga muri urwo rugo uriye nyine pe uhakuye imbaraga zo gusoje amasengesho Imana ibaha umugisha we na mama pasiteri yari amasengesho tuba tuyagiyemo noneho twese kuko nta muntu wari uzi kuririmba uri kubyumva kandi kuririmba iyo muri kumwe bikurura umwanya duhita dufata gahunda yo kuzana radiyo radiyo tuyishyiramo wa Patrick habaga interinete agashyiramo igisirimbo ngo tukabyina igisirimbo dusenze umunsi wa mbere ucya mu gitondo inzara yenda guhitana abantu kubera gusirimba noneho Patrick ahita atangira yaravuga ngo nibacumbe gucumba no guteka akawunga nyine gusuka ngo nibacumbe ndabaza Patrick amasengesho bimeze bite oya ngo nago twoma twasirimba kuranga Imana yo yatwihorera aratubwira ngo njyewe ubu ngubu ngo narangije no kwizera byarangiye noneho iyo muri mu masengesho umuntu akavuga ku kantu ko kurya mwari muri mu murongo nakubeshye namwe muhita mujya mu murongo nk'uwe bahita mumushyigikiye natwe tuba turamushyigikiye barasoba noneho ubwo ibiganiro twaganiraga rega Eliya ntago yikebaguye uri kubyumva none se mwari mwatangiye ni ukuri hari ijambo sindi kuko rivuga undusha ibyanditswe ndakubifata mu mutwe bivuga ngo iyo umuntu ngo agiye kubaka inzu abanza gutegura uwo mushinga icyo cyanditswe si gihari burya abanza gucukura ku buryo amenya ko azubaka inzu ndende ese mwebwe mupanze amasengesho y'iminsi 7 ku munsi wa kabiri mutangiye kwivugisha isoko reka twari tukiri n'abana mu buryo bw'umwuka kandi nase mwapangukasha cyangwa ntabwo yabaga mwapanze ibintu mwihanitse Sharaki nuguri twabipangaga binaturimo twumva tuzanabishobora ariko tukabinanirwa tubirimo uzi indirimbo naririmbye muri ibi byavuze ngo ari indirimbo yo mu gitabo ivuga ngo
ngo mutazananirwa mukigenda. Ni ya 50 mu ndirimbo zo gushimisha Imana mu Ako gitero gatero cyanyu. ukuntu gatangira karavuga ngo muryo mutsi mutera imbaraga mumwe no ku mazi y'ubugingo, ariko ngo mutazananirwa mukigera inzira iraruje mu itange mutazananirwa sinzi karimbe tumva ko kaje, ariko ukuntu ndirimbo urahita useka. Oya ntacyo nzi ngo inzira iraruhije mu itange mutazananirwa mukigenda muryo mutsi mutera imbaraga mumwe no ku mazi y'ubugingo. Wow, umuririmbyi arahangaha mwandike muri comment. Okay, rumva rako kantu uko mwananirwaga mukigenda ari Raki nyine nibyo Bibiliya ivuga, hari ikintu bita kwitoza. Rero twari turi kwitoza. Rero iyo uri kwitoza uno munsi uragerageza, ushobora kugerageza uno munsi ukabikora neza, ejo bikahita byanga, ariko ntago biba bivuze ngo cika intege, ahubwo urushaho ugakomeza, kuko no muri business ushobora neza buriya ugiye kubara ibya business cyane cyane, reka mvuge nk'ino ya boutique iciriritse, no kuri ubona utazunguka. Ushobora kujya kubara ukahita ubara ngo ishashi irimo bombozi 100, uzungukaho igiceri cy'ijana cyangwa uzungukaho ibiceri 200. Noneho ukahita yibaza abantu bazarya izo bombo 100, uri kubyumva? Yego. Nigeze zizamara ukumva ngo kubuta uzungukaho 1000, uri kubyumva? Ibyo ngibyo uba wumva bidashoboka. Yego. Noneho hahita hakurikiraho ikintu bita kugerageza. Yego. Noneho iyo uri kugerageza, uragerageza uno munsi bigakunda, ejo bikanga. Ariko bitewe n'intego y'icyo ushaka cyangwa bitewe n'intego y'icyo uri kwitoza, ugakomeza ukabishyiraho umutima, ugera ku rwego noneho ushiduka bya bintu byarabaye ibintu byawe, ku buryo ubigira inama n'umuntu urimo urabitangira, ukamubwira ari byo abakuze cyane, kuko nabo baba baraciye mu busore, bavuga ngo uhana umusore ngo namuhana ajya yamuhana avayo. Kuko ujya yaba yumva ko bigomba gukora iki, bigomba gukunda. Kuko hari n'umuntu wirahira akahita akubwira ngo sundebe ubu ngubu njyewe sinzigera nk'inzoga, inzoga, sinzigera nsambana, sinzigera nkora ibi, sinzigera nkora ibi, kuko ngo ari umwana wo kwa pasiteri. Nyine akiyemeza pe, akanabishyiraho n'akadobo. Ariko bukeye kabiri ugasanga wa muntu wahakanaga bya bintu niwe urimo urabikora. Rero natwe ntago twakigaya, kandi n'Imana ntago yatugaye mu kwizera kwacu, ahubwo yadufashe nk'abana nyine twari turi kwitoza kugira ngo natwe tubimenyere bigende biza muri twebwe. Ku bwacu twumvaga dufite ishyaka bitewe n'uko twumvaga abandi babikora, tukaba umusaza uvuga ngo yasenze iminsi 3 twe yatunanira turi abajene. Ariko namaze kumenya ko abajene ari twe abantu ba mbere tugira inzara. Kandi kuri iyo ndirimbo hari n'igihe tuyiririmba tukumva ngo tutazananirwa, ukumva ni amasengesho muri gukora, ariko harimo hishurirwa rikomeye. Nibyo nari nshatse kuvuga. Rero iryo hishurirwa rikomeye niryo Pawulo yagendaga abwira, hari aho yagaye. Ndakeka bari abantu yandikiye inzandiko 2, saba abakorinto, abantu Pawulo yagiye yandikira inzandiko 2. Nuko yabaga yabandikiye urwandiko rwa mbere, yagaruka agasanga basubiye inyuma. Nta kundi kuntu basubiraga inyuma mu byo bizeye. Uri kubyumva? None ukunanirwa ukigenda ni ugusubira inyuma mu byo wizeye. Uri kubyumva? Rero nicyo uriya muririmbyi yarashatse guhishura. Ibyo twizeye ubuzima bushingiye muri Kristo. Twizeye ubuzima Kristo atuyemo. Twizeye ubuzima bwapfanye na Kristo agapfira ibyaha byacu ku musaraba kandi akabambanwa nabyo. None twizeye imbabazi z'Imana n'ubuntu bw'Imana. None iyo usubiye inyuma muri ibyo ngibyo, uba urimo urananirwa kandi wari ukiri gukora iki? Wari ukirimo kugenda. Noneho n'umutsima ngo turarya n'amazi byose ni Kristo.
byose ni Kristo. No kunsubije mu byanditswe Yesaya yaravuze ngo hazabaho ngo inzira nyabagendwa ngo kandi ngo iyo nzira izaba iyo kwera ngo ariko umugenzi naho yaba umuswa. Abandi umva rero iyo ugiye mu byanditswe nzi kandi nkunda ntukabicamo kabiri ngo abandi imitima ntibazayinyuramo bizabiya iya babandi iya babandi ariko umugenzi naho yaba umuswa ntago azigerayo biyo nzira ni ukuri. Haleluya rero amena. Rero ino nzira iyo uyirimo nka gutyo wari uvuze ngo kunanirwa ukigenda ni ukuri, kunanirwa ukigenda iyo wizera ibi ngibi bigakorera muri wowe nta bintu byo kunanirwa, nta bintu byo kunanirwa. kandi umutsima ni umubiri wa Kristo, n'inzira niwe, amazi nayo niwe. None umva Yesu yabwiye uriya mugore w'umusamariyakazi bahuye, aramubwira ngo umuntu unywa no mazi azongera kugira inyota ukundi, ariko unywa ku mazi muha ngo imigezi y'ubugingo izajya idudubiza iva muri we. Uri kubyumva? Ano mazi ya Kristo rero, uno mubiri wa Kristo rero, n'inzira yarabivuze, Yohana yarabishuriwe, oya ni Yesu wabyivugiye. Yohana ne mu rwandiko rwa Yohana ibice 14 avuga ngo ni nge nzira n'ukuri n'ubugingo. Rero uno muririmbyi yari afite ishurirwa rikomeye, ubishyize mu by'umubiri ari igihe ushobora kuhita wiyumvira imitsima kawunga kitera imbaraga nyine. Wow. Abantu badukurikiye ndizera ko bari kumva kandi bari gufashwa. Ibintu by'Imana ni byiza, ni ukuri biraryoha, bikaryoha cyane. Noneho uza ahantu bikuryohera iyo wagiriye ihishurirwa ukava muri cya cyiciro cya bamwe Yesaya yahanuye Yesu akabasubiramo ngo bazaba bafite amatwi ariko ntibazumva, bazaba bareba ariko ntibazabona. Uri kubyumva? Iyo uvuye muri icyo cyiciro rero, uri kubyumva, utangira kumva, uhita wumva biri kukuryohera. Niyo mpamvu n'umuntu ashobora kubikubonamo, wowe yakumva ibintu bikurimo akagira ngo uri umusazi, akumvura umusazi, akavuga abandi bapapa bari muri ibi, abandi bajene bari muri ibi, abandi bamama bari muri ibi, nawe uri muri ibyo ngibyo. Gutyo ibyo bigufitiye uhe mumaro? Ako SHARIf wasomye kari agatabo k'umugenzi? Agatabo k'umugenzi nasomyeho, hari paje imwe nasomyeho. Ino paje ivuga gute? Umugenzi oya ntago nari nyitiranyije n'ikindi nasomye, ibyo bita ubuzima bufite intego. Ariko njyewe kari agatabo hari ibintu nasomyemo n'umunsi bimbe bifasha nyigisha, ariko mbere ntago nabyumvaga, ariko umunsi ngenda byumva Kristo uko agenda amurikira, hari ibintu ngenda numvamo. Hari ukuntu bari abagenzi mu Kristo nako, mu Kristo n'uwitwa Mwizerwa na abagenzi bagenda. Njye nabonye filime yako hari ukuntu ngo bageze mu rurembo rwitwa ururembo rw'imburamumaro, ngo hari harimo ibicuruzwa byinshi, ngo ariko bo ntibabyitaho. None ngo abanyeguriro ngo batangaza no kwabantu bakita kuri ibyo bicuruzwa, bakavuga ngo abantu se nabo mu gihugu cya kure. Urumva ibyo bintu by'umwuka wavugaga, iyo byamaze kutugeramo tubana n'abisi ariko tutarabisi. Noneho bituma n'uburyo tugaragara muri bo bubabera incoberamahanga cyane. Paulo yabibwiye, niyo mbivugiye ko baruvuze ko ururimi rwawe iyo byamaze kukwigiramo neza rutaba rumeze nk'urw'abantu. N'ibyo ureba wowe ugira itandukaniro. Nibyo Paulo yabwiye Abafilipi ibice 3:7, arababwira ngo nyamara ibyari nk'indamu yanjye nabitekereje nk'igihombo kubw'ubutunzi butagira akagero aribwo buri muri Kristo Yesu, ngo ndetse mbitekereza nk'amase, nk'ibintu bidafite umumaro. Mu gihe iby'umumaro ku bandi kuri wowe n'amase, kuri we n'amase. Uri kubyumva? Icyo kintu ni ikintu gikomeye cyane. Icyo kintu nicyo Stefano yabonye bari kumukubita amabuye, aravuga ngo data, ngo bababarire n'ubabareho iki cyaha kuko batazi ibyo barimo barakora.
avuga ngo ikiruta byose mbonye ijuru rifunguye. Haleluya. Bivuze noneho ubwo reka dutekereze nk'abantu. Ubwo babonye avuze ibyo bintu ko abantu bose tuzi ko iryo juru, harimo abararamye barareba ngo iryo juru rifungutse. Ahubwo hari ukuntu biriya bamuteraga n'amabuye. Ako kantu ubwo n'akazi ushobora kuvuga n'umuntu wari uri kugutera ibuye agacika intege akavuga ati iki kintu nzi ko kibabara none kumbi nyumvira ibyo turi kuvuga. Reka njye nakubeshya. Nanjye mba numva nifuza kuba mu mbaraga nk'izo bari abagabo bari. Zirimo rero. Nzirimo ariko na reka nkubwire Sharif, izo mbaraga zirimo ikintu kimwe cyonyine wabura nuko bimenya kuzirimo. Imana ikureba icyo kintu namaze kukimenya neza. Ahantu Imana yakubonye ukizera niba ikikurebera niho umunsi wowe wenyine ni wowe utazabibona. Umva izo mbaraga nkubwiye nyine Imana ndabizi, izo mbaraga nzirimo narazihawe no kuzihishurirwa imikorere yazo, sibyo? Kandi urabizi abakristo duhora duhishurirwa, sibyo? Yesu agitandukana n'abigishwa uko bukeye n'uko bwije barahishurirwaga kugeza na n'ubu. Ubwoko bw'Imana turacyahishurirwa, sibyo se? Turacyahishurirwa, ari cyo gituma umuntu ashobora kukubwira ngo rakijya hariya. Umuntu ashobora, reka mvuga urugero rworoshye, ushobora kujya ahantu kumva bari kuvuga ikintu cyitwa ijambo ry'Imana ariko ugahishurirwa ko atari ijambo ry'Imana. Kajya ahantu uzi ngo ni ubutumwa bwiza bari kuvuga ugahishurirwa ko atari ubutumwa bwiza. Uri kubyumva? Rero icyo ngicyo ntago ari ubwenge bubibona cyangwa ibitekerezo, ahubwo ni imbaraga z'Imana ziguhishurira ibyo bintu. Kandi imbaraga z'Imana cyangwa amahishurirwa y'Imana akora mu gihe akenewemo. Turi kubyumva? Akora mu gihe akenewemo cyane cyane. Rero ndumva ari ibyo nakubwira. Okay, urakoze Sharif, reka tube tusubikiye ahangaha ariko nshaka kukubaza akabazo. Amakuru nk'umuntu w'umusore w'umujene uri update ku bintu byose. Gospel irimo amakuru yanyu uyu munsi none amakuru ari muri gospel n'aya. Amakuru ya mbere ari muri gospel yo mu Rwanda ari na hit ubu ngubu ni Rwanda shima Imana igiye kuba. Iyo niyo ya mbere. Andi makuru ari muri gospel bizaba ryari haryo? Sinibuka itariki neza, ngiye kuvuga itariki nabeshya. Si gusanze yarabaye. Oya nagiraba kuko yarabaye naba narayigiyemo. Urumva? Andi makuru ahari nayo gufungwa kw'insengero muri gospel, nandi yari amaze iminsi. Ariko nuvuga gufungwa kw'insengero vuga hazimwe. Nyine kwa zimwe mu nsengero niyo makuru ari muri gospel. Andi kubuza abantu kujya gusengera mu misozi, uri kubyumva? Insengero zitujuje ibisabwa. Ariko amakuru muri gospel hari ikindi kintu atajya n'abapasiteri bahindutse babaye ukundi kuntu. Hari nandi ahubwo yari amaze iminsi. Hari andi yari amaze iminsi ngo yambonye bavuga ngo ari kwamamaza ngo ibintu ngo bisa nk'inzoga. Umusore mugenzi wawe, abasore mutangiye kwamamaza inzoga? Ubwo ko imirimo mwabonanye Imana mutangiye kwamamaza inzoga Sharif? Ntago ari inzoga yari ari kwamamaza, nawe ubwo yarabisobanuye. Ni iki se? Ariko cya kinyobwa ni iki ko? Ni ikinyobwa, ubundi ikintu gihinduka. Reka nkusobanurira aka kantu. Impamvu Abisiraheli, sibyo? Impamvu Abisiraheli bajyaga bagira ikintu, reka nyivugeho neza. Yego komeza. Abisiraheli bagiraga ikintu bitaga vino zisembuye na vino zidasembuye. Yego. Noneho vino byose byitwaga izina rimwe. Ariko ikintu byatandukaniraga kumwe kiba gisembuye, ikindi kidasembuye. Kandi noneho igisembuye cyavaga mu kidasembuye. Uri kubyumva? Ariho n'abantu benshi bananirwa kubitandukanyiriza ngo vino byagenze gutya, vino byagenze gutya, ukabura naho ubihera ubimusobanura. Ariko urugero rworoshye
ku bantu benga ibintu byitwa ubushera. Ubushera bumaze iminsi buhinduka ikigage. Buhinduka ubushera busembuye, si buhinduka ubushera busembuye se? Ifaranga. None sibyo ubushera ntago bushobora guhinduka ikigage. Kuko ubushera ntibuba busembuye kandi ikigage kiba gisembuye. Ubushera noneho buhiye. Okay. Babwita ubushera buhiye. Ubushera buhiye wa mungane ntago umuntu abunywa ngo bumujyane free. Ubushera buhiye, sibyo? N'umutobe. N'umutobe nawo batazi. Uhindukamo ikintu kinyobwa kandi gisindisha. Sibyo? Kubyumva. Umutobe barawutara. Oya ushobora gutakaza intuza yawo utabitswe neza uhinduka nyine igisindisha. Uhinduka igisindisha. None abantu bawukoramo igisindisha bakawubika nabi. Baba babizi kandi babishaka. Kubyumva. Rero nicyo nari nshatse kuvuga. Nyine ni gutyo wapfa gusobanurira uwo muntu ngabyumva. Noneho kuba yaramamaje kiriya kintu, sibyo? Si ukuvuga wenda Skol ni uruganda ruvuga ko rukora inzoga n'urugero, sibyo? Na Burya rwikora inzoga kandi ikora n'amafanta. Ariko kubera igihe imaze, sibyo? Wagenda wowe raki ukamamaza fanta, sibyo? Abantu bakumva nta kibazo. Ariko kuko Skol tutari tuyizi kuri ibyo bintu by'amafanta. Nujya kwamamaza ikinyobwa cya fanta nyine Skol yakoze, birahita biba ikibazo kuri ba bantu batasobanukiwe. Uri kubyumva? Birahita biba kuri ikibazo kuri ba bantu batasobanukiwe. Ariko buriya umuntu niba kwibwirira ukuri kandi ndakekana mbonye urwego ariho mu gukorera Imana, nawe azi ikibi icyo ari cyo, azi n'ikizi icyo ari cyo. Ariko abakecuru cyangwa abantu bakuze wenda harimo n'abasore babyumva gutyo baravuga bati yakwamamaje Yesu ko ari we yamamaje ari kujya kwamamaza iby'isi kubera iki? Mu by'ukuri ntiwabavana mu mitwe yuko kiriya kinyobwa kidasindisha, ariko bakanavuga bati yakwamamaje Yesu ko ari we yaje yamamaza. None abihuza ate kwamamariza isi no kwamamariza Imana? Reka nkubaze, ubu ni abantu b'abakristo cyangwa b'abavugabutumwa b'abanyamakuru? Komanda natwe nibyo turi. Bavuga kuki bamamaza inkuru zabaye ahantu ntibavuga inkuru za Yesu gusa? Ahubwo nuvuga gutyo buriya na Pawulo aranavuze ngo yabuhaga amahema. Akora Pawulo ngo arafite kampani ikomeye ikora ibintu by'amakwe nyine nk'aya matente ubona hano turi. Yarafite kampani ikomeye akora kandi akavuga n'ubutumwa bwiza, ariko akajya kubaha n'amahema agashaka n'amafaranga mu bundi buryo kugira ngo atazabera ubutumwa bwiza inkomyi. Komeza. Nibyo nyine nari nshatse kukubwira. Urumva kuba yakora biriya nk'akazi kari ku ruhande kamusapotinga mu bibazo afite. None uzi si ikibazo ahantu gikomerera. Usanga nk'abo bantu birirwa bavuga ngo yakoze ibi ngo yakoze ibi, ugasanga nta n'umwe urifata ngo amwoherereze nk'ibihumbi 5 avuge ngo kemura ibi bibazo. Ariko nta bibazo afite, mbonye nawe urabizi neza platform afite nta bibazo afite. Umuntu wese uri munsi y'ijuru ahorana ibibazo. Reka nkubwire, umuntu iyo ataratunga ibihumbi 500 aba yumva umunsi yabibonye bizahindura ubuzima bwe. Uri kubyumva? Ariko iyo yabonye ibiyatwara namenya ahantu biturutse, uri kubyumva, ahita amera nkaho bya bindi yapangaga bibaye nk'ibikoze iki n'ibisubiye inyuma. None uzarebe nk'umuntu yahembwa umushahara w'ibihumbi 30, abasha kumanaginga ugakemura utubazo yari afite. Ariko iyo azamutse akagera ku bihumbi 100, ni ukuri n'ubundi ahorana ibibazo by'amafaranga. Rero si ukuvuga kuba yaba afite platform ihagaze neza, kuba yaba afite utundi tuntu tumwinjiriza ku ruhande, ntago bivuze ngo yabura ibindi bintu akora bimwinjiriza. Icya mbere cyo twese twamumenye kuriya, ntago tuzi amasezerano afitanye n'Imana, ntago tuzi aho Imana yamukuye n'ubuzima yamucishijemo. Birashoboka ko twebwe tutakabaye tumubona none bitewe n'ubuzima yaciyemo.
ariko bitewe n'ubuzima yaciyemo n'umugambi Imana imufitemo ibintu byose ndakeka ibyinshi Imana iba yabimwemereye reka namushyigikira ikamugeza kuri uru rwego kuko wumva aririmba ubutumwa bwiza abantu benshi bakabohoka hari indirimbo ye nkunda cyane hari iyo bita icyambu hari niyo bita ngo amaraso noneho amaraso iyo nyagezeho yaririmbye amaraso hari n'igihe nshobora kuyumva nk'inshuro zitabarika irivuga ngo amaraso yamenetse iriya ndirimbo imiririmbire yanjye ni gutya imeze ariko ni amaraso yamenetse yadukuyeho urubanza akavuga ngo sinyiri icyo abantu bifuzaga ko mbacyo ahubwo ubu ndicyo Imana ishaka ko mbacyo nihishurirwa ndayikunda cyane rero si igitangaza kuba yaragiye muri biriya wenda nuko ari umuntu uba ukomeye cyane none se rake ni abakristo uzi bakora muri burarirwa bakoramo cyane barahari cyane bafitemo n'imigabane abantu bakwiye kumenya kwitandukanya kuko gukora ikindi ntabwo ari gukora ari kwamamariza ibisingi ahubwo wenda ikintu wahita umbwira ni ikintu hari ibintu natwe abakristo twanga gukora kandi atari n'ibyaha yego akwa kundi ngo yafuse wari warazi kize kuba ibyo byabaye kuri Paulo ngo yageze i Korino ni ibice 6 mu rwandiko rwaho rwa mbere ni ibice 6 ushaka kuza aze kuhasoma ageze i Korino asanga bafite umuco wo kurya inyama noneho inyama baryaga ngo babanzaga bakajya gutambira zimwe ibigirwamana igice kimwe akaba ari cyo bagarura ku isoko ngo noneho Paulo we akirira inyama kuko yarazi ko n'ubundi Imana ari imwe kubyumva none aza guhishurirwa yuko mu bakristo urabizi habamo utuntu twagutya ntago bajya berura ngo bakubwire ahubwo habamo gutya nkatandukana nawe nkahita njya kubwira kameramani rakisha nubwo yaje yambaye iriya nkweto taro yarahengamye uri kubyumva no simba nakoze igikorwa cyo kukubwira direct ngo uhite ubyumva noneho Paulo arabimenya noneho yaranditse aravuga ngo kubw'ibyo byatumye areka kurya inyama kugira ngo bidakomeza kubera iki igisitaza abandi anabibwira Abaroma ibice 15 ndakeka n'umurongo wa 3 nagurenga aravuga ngo twabakomeye twihanganira intege nke z'abake z'abadakomeye kugira ngo tutababera igisitaza ubwo uravuze ngo mbonye rero niyihanganira intege nke zacu ariko kwamamariza biriya natwe biriya ni ibintu bya contract biba byararangiye sibyo ahubwo wenda ikintu cyatungura abantu nuko ari ikintu abantu benshi baba babonye ari gishya mu maso yabo ari gishya mu maso yabo nguko urabizi na za inaji zikiza mbere barazirwanyije ariko ubu hari abazinywa ntabwo nkunda kunywa ibintu by'amasukari cyane tubiveho hanyuma Sharif nshaka ko dusoza gospel ya hano mu Rwanda ukurikiza wigeze ubona ari igiki yashyiramo imbaraga gospel ikintu cya mbere nabwira ndavuga mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri kuko ni ibintu bifatanya ikintu cyo cya mbere nari ngiye kuvuga ni ikintu kidashoboka kandi kitazigera kinashoboka ikintu kitazigera gishoboka ni ubumwe bw'amatorero yose gushyira hamwe akagendera mu murongo umwe ibintu ariko numva ko atari na byiza mu buryo bw'umwuka njya mbona abantu b'abahanga babirwanya kuba amatorero ngo yakwihuza cyangwa bakaba bamwe icyatumye nyine hari n'ubuhanuzi bubivuga ngo antikristo azakora itorero rimwe uri kubyumva reka twe kwinjira muri ibyo by'ubuhanuzi cyane uri kubyumva tuzabihe Rutayisire Rutayisire na ba Paul tubaza nibo babisobanukiwe cyane rero icyo ikintu nanjye kukubwira ikintu cyatumye hagenda habaho amadini menshi ni ukubera icya mbere guhishurirwa ikindi cya kabiri kutuzuzanya uri kubyumva tukabana rakeka Katolika niyo yatangiye Maruteri nawe avamo abona hari ibintu bidasobanutse nawe aragenda kwa kundi bagiye naho hahita havamo abandi
urabizi abaporoso bari mu buryo bubiri uri kubyumva kubera imyemeranye za DPR nazo zigenda zivamo zigenda zivukamo abadive babirebye baravuga abantu batubahiriza isabato kandi Bibiliya ivuga nabo baba bavuyemo bamwe baba bagoroza abandi baba baki nabo bagezemo ubwabo havamo abandi umuyehova byitegereje avuga abantu batavuga isi nshya ubundi bimeze bite nawe aba acomotsemo noneho muri ino minsi ikindi kintu cyari kiri gucomokamo cyane ni ikindi kintu bitaga bari hano nibemerera Imana kivuga